utari igweja, wa muhungu uhora atifuza nyashi, ni wa muhungu uhora ari kibona umwe, ni izuba rirasira buri umwe, bamwita ice boy nyawe. Uyu munsi nje kuvuga ko aba basista bari kugenda bagashyira hariya hantu ibibuno byabo wangu, bakagenda bakajya gufata ayo mahenikeni bagakora biriya bintu tu. Ntabwo biriya bintu twebwe turi buze kubikunda bro. Ibi bintu nimba wenda mureba ukuntu abakobwa ari abana ba shatani, reba iki kintu. Wari wabona umuntu w'umujama wambaye biriya bintu bari kwiyambika, cyangwa se wari wabona umujene w'umutipe ujya mu ndirimbo agakora biriya bintu bari gukoramo. Indirimbo zirimo zirasohoka, ziri kuza abasista bambaye ukuntu nyine tu, urubyiruko ruri gupfa mu mutwe. Ariko nawe tekereza on mind yawe, nimba umuntu w'umukobwa ungana nka kuriya ashobora kugenda agashyira ku mbuga ze agashyiraho biriya bintu arimo arikoresha henikeni bro. Ibi bintu ntabwo turaza kubikunda. Abayobozi icyo tubakundira nuko babihagurukira. Icyo nabasaba ni bongeremo akabaraga, barebe ko ibi bintu babirwanya bigacika, kuko bireze cyane pe. Abakobwa benshi cyane, benshi barimo baragenda bakambika ubusa bwabo ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo ibi bintu turaza kubikunda pe. Oya, icupa rya henikeni mani riri mu kazi kose, ziko abantu b'abagabo mani ryadutaye yawuzu. Ibi ntabwo turaza kubikunda bya nyabyo pe. Ubuyobozi nibubyinjiremo tureke ibintu byacika, ntabwo twabishima.